twemera gukora uyu murimo ba sogokuru bakoze. Uko kwizera rero niko kwatumye ba sogokuru bagira ibyo barekura, bagira ibyo bavamo, bakorera Imana, bemera guhamya Imana, bemera gushikama mu by'ubwami bw'Imana, ndetse bakuramo ingororano nziza, ari naho uyu munsi dushingira cyane tukizera. Mwene data, hari icyo usabwa. Ijambo ry'Imana rikubwiye kwizera si ubwa mbere, ariko kwizera niko kuduhamiriza yuko ibyo tutarabona, tutarumva, tuzabyumva. Ibyo bigatuma dukomera, bigatuma twemerera Imana kuduhindura. Yesu ashimwe cyane. Uku kwizera rero kujya kutuzanira byinshi. Wizera buke cyangwa ukizera bitoya, ariko ugahabwa byinshi, kuko iyo wizeye Imana, Imana iza nk'Imana, ikazana ubutware bwayo nk'Imana, ikakwiyereka mu buryo buruta ubwo wizeyemo. Yesu ashimwe cyane. Kuko ushobora kwizerera mu mbaraga nke, ibyo wizeye bikaza biruta uko wizeye, bikaguha imbaraga zo kwizera ibindi bikomeye, hanyuma ibyo bikagutera kugera ku rwego rwo kwiyegurira Imana. Ukavuga ngo niyeguriye Imana, nihaye Uwiteka ibihe byose, ndahiye ko ntazasubira mu bidafite umumaro, ndahiye ko ntazasubira mu busambanyi, sinzasubira mu bujura, sinzasubira mu buhemu, sinzasubira kugira nabi. Niyeguriye Imana kuko niringiye ibintu bitoya, ariko Imana ingirira neza, inshyira hagutse, inzanira umugisha mwinshi. Nanjye ubwanjye nemeye ko mbaye umwana w'Imana iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rero niryo rituma tubaho, niryo rituma turamuka. Imana yararemye, iravuga ngo byose bibeho, bibaho. Iravuga ngo habeho isi ibaho, habeho ubutaka bubaho, habeho ibimera ku butaka bibaho, mu nyanja habemo ibigenda mu nyanja bibaho, biguruka mu kirere bibaho. Ijambo ry'Imana niryo kwizerwa. Ibonye ko ibyo byose ari byiza, ariko iravuga ngo hari ikindi kiremwa nkwiye kurema gikwiye kuba hejuru y'ibi byose, kugira ngo Imana yishimire icyo kiremwa. Irangije irema umwana w'umuntu, imaze kumurema imushyira ku isi. Uyu munsi wa none twaremewe kugira ngo tunezeze Imana, twaremewe kugira ngo duhore dushima Imana. Umuntu aho yari ari mu ngobyi ya Edeni, Imana yamanukaga mu gitondo na nimugoroba, ikaza gusura umuntu yaremye. Haleluya. Ikaza kumusura, ikamuganiriza, ikamenya uko yaramutse, ikamenya uko yiriwe. Imana yari itewe ishema no kuba hafi y'umuntu yaremye. Imana yari itewe ibyishimo no kureba uwo muntu yaremye, kuko cyari ikiremwa kiruta ibindi biremwa. Uyu munsi wa none, haleluya, akira imbaraga zo kwizera Imana, akira imbaraga zihagurutsa Imana, akira imbaraga zituma Imana igusanga, akira imbaraga zituma Imana ibana nawe, akira imbaraga zituma Imana ikwishimira, akira imbaraga zituma Imana ikohereza ingabo mu gitondo na nimugoroba. Izi mbaraga nta zindi ni ukwizera. Tangira wizere uyu munsi, wizere ko Imana iri kumwe nawe, wizere ko Imana ariyo yakuremye, Imana ariyo ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana ifite intego yo kukugirira neza. Hari abantu benshi bahura n'intambara, bagahura n'ibigeragezo, bagahura n'ibibarushya, bagahura n'ubuzima bugoranye, bagahura n'ubuzima burimo indwara, bagahura n'ubuzima burimo ibigeragezo, bagahura n'ubuzima burimo kwangwa, kujugunywa, gutabwa. Bagahangayika cyane, bakagira ubwo bavuga ngo Mana, akavuga ngo warantaye, akavuga ngo Mana warandetse, akavuga ngo Mana niki cyatumye ungirira gutya. Ibyo byose bibaho kubera ko isi irimo Satani, isi yageze mu icyaha, yageze mu ikibi. Ariko nitwizera, niturenza kwizera kwacu ibyo bibazo, ukabirenza indwara, ukabirenza ikigeragezo urimo uyu munsi, Imana iraza nk'Imana. Imana ikwitamururire, Imana ikugirire neza, Imana ikwambika imbaraga zayo, Imana ikuzuze Mwuka Wera, Imana ikuzuze gukira, Imana ikuzuze gukomera, Imana ikuzuze ubwenge, Imana ikuzuze imbaraga, ariko bikomoka mu mbaraga zo kwizera ijambo ryayo. Yesu ashimwe cyane. Imana itugirire neza cyane. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwatumye
guhamywa kwe ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amutuye Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi ni nako kwatumye nanone akivugwa nubwo yapfuye. Yesu ashimwe cyane. Kwizera Kayini amaze gutumbira, amaze kumva umwuka w'Imana amubaho, amwegereye cyane, akomeza kugendera muri iyo mbaraga imucisha bugufi. Iyo mbaraga akomeza kuyubaha, bimutera gutanga ituro ry'ishimwe, atamba ibitambo byiza, ahereza Imana ituro ry'umunezero, ituro riratariho umuvumo, ituro ritariho gushakisha kwerekana ko abasha gukora uwo murimo. Abikora bikunze, abikora bimuvuye ku mutima, nkabikora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Arangije ngo ibyo bituma Imana imushima, bituma Imana ihaguruka mu ntebe. Iryo turo rinyeganyeza intebe y'Imana. Imana irahaguruka iramushima. Imana itanga ibimenyetso by'uko yishimiye ituro rya Abeli. Ariko Kayini ntago yigeze agira mwuka wera amwigisha gukora umurimo, ntago yigeze amwigisha gutanga ituro rye yizeye ko ahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Ntago yigeze yizera ko ituro rye rigera imbere y'Imana ngo rigende nk'umubavu uhumura neza. Yabikoze kugira ngo babone ko abishoboye, abikora kugira ngo babone ko afite ubutunzi bwinshi, ariko nta mutima wo kwizera yari afite. Haleluya. Imana irangije igaya ituro rye, Imana irangije igaya ibihe bye yataye ajya imbere y'Imana ajya gusenga. Imana itanga ibimenyetso ko ituro rye ritazamutse. Imana itanga ibimenyetso by'uko kwizera kwe kutageze imbere y'Imana. Kayini biramubabaza cyane, Kayini biramurakaza cyane, Kayini kamere iramusumba cyane, ndetse Imana yitegereje uburakari afite, ibona ni uburakari burenze igipimo. Imana irangije iramubwira ngo Kayini, Kayini, dore ibibi biritugatugira ku rugi rwawe, kandi ni wowe bishaka, ariko ni wowe ukwiriye kugira gute? Kubitegeka. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana yitegereje ituro rya Abeli, Imana irarishima, Imana iramwishimira, itanga igitambo, atamba igitambo, Imana iragishima, afata ibihe by'Imana irabishima. Imana itanga ikimenyetso cy'uko yishimiye ituro rya Abeli. Imaze gutanga icyo kimenyetso, Kayini abonye ko murumuna w'igitambo cy'Imana icyishimiye, azabiranywa n'umujinya, maze kamere iramuruta, kubera ko yasanze Imana agera ku rwego rutanga amaturo yishimye atarahinduka, atafite kwizera, yuzuye kamere n'umujinya, akora icyaha cyo guhemukira murumuna we, aramukubita aramwica, amugirira nabi cyane. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko yasanze Imana atarahindutse, Imana yamurindiye mu bupfapfa yabayemo, Imana yo mu ijuru imukuruzi neza, yanga guhinduka kugeza igihe akoreye ikizira imbere y'Imana, akoreye ibyaha imbere y'Imana, bituma Imana ihagurukana umujinya n'uburakari bwayo, bituma Imana imuvuma, bituma Imana imwirukana. Imana iramubwira ngo uhindutse ikivume, kuva uyu munsi uhindutse igicamuke, kuva uyu munsi mwirukanye mu maso yanjye. Yesu ashimwe cyane. Akira imbaraga zo kwizera, akira imbaraga zo kwizera. Ibyo ukora byose ubikorere mu kwizera. Byaba imbuto zibasha izo arizo zose wabiba, uzibibire mu kwizera. Umurimo wose ubasha gukora uwukorere mu kwizera. Intambwe yose uteye uyiterere mu kwizera, yaba intambwe nini yaba intambwe ntoya, ariko uyiterere mu kwizera. Aho uko kwizera kujya kuzamuka kukanyeganyeza intebe y'Imana, Imana igatanga ibimenyetso by'uko ikwishimira, igatanga ibimenyetso by'uko ituro ryawe riri imbere yayo, igatanga ibimenyetso by'uko umurimo wawe ugera imbere yayo, igatanga ibimenyetso by'uko amasengesho yawe agera imbere yayo, igatanga ibimenyetso by'uko gusenga kwawe kumvikanye imbere yayo. Haleluya, haleluya. Ariko abasenga n'ibyaha, abasenga batihana, abasenga batarekura ibidafite umumaro, abasenga badahinduka, abasenga batarekura Satani n'abadayimoni, abo ngabo imirimo yabo n'ibihe byabo ntabwo bigera imbere y'Imana.
Yesu ashimwe cyane. Ariko icyari gikwiriye ni uko abantu bahinduka, ni uko abantu bagira ibihe byiza by'umumaro imbere y'Imana. Nicyo cyatumye Kayini na bugingo bw'uyu munsi nubwo yapfuye ariko aracyibukwa, imirimo ye iracyibukwa, kwitanga kwe kuracyibukwa, amasengesho ye aribukwa, ibitambo bye biribukwa. Haleluya, haleluya. Icyama tugakora imirimo itazasaza, icyama tukabiba imbuto zitazarangira mu butaka, icyama tukabiba imbuto abantu bazahora basarura, icyaduha tukiga gukora ibyiza tugifite uburyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hari ibyitegererezo byinshi by'abantu dufite bagiye bakorera imirimo yabo mu kwizera, ariko icyo Imana igushakaho ni uko uyu munsi ugomba gukorera mu kwizera, waba umurimo muto ubasha gukora mu bushobozi bwawe, yaba ibihe bigufi ubasha kubona mu gihe cyawe, ibyo byose ubikorere mu kwizera, kuko niyo wapfa, haleluya, haleluya, niyo wahura n'ibyangiza ubuzima bwawe, niyo wahura n'ibyangiza imibereho yawe, niyo wahura n'ibyangiza urubyaro rwawe, niyo wahura n'ibyangiza akazi kawe, Imana izashingira ku mirimo wakoreye mu kwizera, kuko iyo mirimo niyo igera imbere y'Imana. Ibyo bihe nibyo biri imbere y'Imana, ubwo buzima nibwo buri imbere y'Imana, nibyo Imana izashingiraho kugira ngo igarure ubuzima bwawe, igarure umurimo wawe, igarure impano zawe, ikugarukeho. Izashingira ku bihe wigeze guhagararamo wambaye imbaraga zo kwizera nyakuri. Uyu munsi niba ufite ikigeragezo cy'uburwayi, ukaba ufite icyo kigeragezo udafite kwizera, nta butabazi ufite. Niba ufite ikigeragezo cyo kutagira akazi, ukaba udafite kwizera ko Imana yaguha akazi, nta kazi ufite. Ariko niba ufite kwizera, ufite akazi. Niba ufite kwizera, haleluya, niba ufite kwizera, ufite ubuzima bwo gukira ukabaho ubohotse. Niba ufite kwizera, Imana yakugirira neza igakora igitangaza. Ariko niba udafite kwizera, aka kanya hinduka, wakira imbaraga yo kwizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kwizera niko kwatumye Henoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanesheje. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera, akwiriye kwizera ko iriho ikagororera abayishaka. Yesu ashimwe cyane. Uku kwizera niko kwatumye Henoka yimurirwa mu bwami bw'Imana. Imana imwimurira mu bwami acyambaye umubiri, atarapfa. Imana imwimura kugira ngo adapfa. Hari ibintu byatumye Imana yashingiyeho kugira ngo Imana yimure Henoka, imuhindurire imibereho, imwimure mu isi, imujyane yambaye umubiri we. Hari ikintu cyatumye Imana imurinda guhura n'urupfu. Hari ikintu cyatumye Imana imurinda guhura n'ububabare bw'urupfu. Hari ikintu cyatumye Imana imurinda guhura no kubabazwa n'urupfu. Hari ikintu cyatumye Imana imwimura mbere y'uko urupfu rumugeraho. Hari ibintu Imana yashingiyeho, yashingiye ku mirimo ye yagize mu gihe cyose yamaze. Yesu ashimwe cyane. Imirimo ye yose yayikoreye mu kwizera, anezeza Imana. Ariko umuntu wese udafite Imana, udafite kwizera, ntashobora kunezeza Imana, ntashobora kwishimira Imana, ntashobora gukorana n'Imana, kubera ko adafite kwizera. Kwizera kwe ntigukurura imbaraga z'Imana, kwizera kwe ntigukurura umwuka w'Imana, kwizera kwe ntigukurura impano z'Imana, kwizera kwe gukurura ibintu bito cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo ufite kwizera, ukizera Imana, Imana ikuzaho by'ukuri, kandi Imana ikuzaho nk'inyembaraga. Kandi Bibiliya itubwira neza ko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Iyo umurikiwe n'umucyo uhinduka umucyo, ugenda nk'umucyo, uvuga nk'umucyo, ukora nk'umucyo. Haleluya, haleluya. Iyo urambuye ibiganza hagaragaye umucyo, iyo watuye hagenda umucyo, iyo ubibye hagenda umucyo, iyo ugeze mu barwayi hagaragara umucyo.
hari ibitangaza bigendana n'abantu bizera, hari ibitangaza bigendana n'abantu bafite ukuri kwa Kristo. Haleluya! Icyo nicyo cyatumye Imana ihagurutsa Enoka imukura muri iyi si, imutwarana n'umubiri murinda guhura n'urupfu. Iyo wizeye hari ibintu Imana ikurinda, iyo utumbiriye Imana hari ibintu ikurinda, hari intambara ikurinda, hari ubutayu ikurinda, hari ubuzima bubi Imana ikurinda, hari ubuzima bubi Imana irinda abana bawe, hari ubuzima bubi Imana irinda intambwe zawe, hari indwara Imana ikurinda. Haleluya, haleluya! Cyaduha twese tugahagurukira mu mbaraga zo kwizera, tukubaha Imana, tugakunda Imana, tugakorera Imana, tukanezeza Imana, kubera ko dufite kwizera. Yesu ashimwe cyane. Niba ufite imbaraga yo kwizera, niba ufite imbaraga yo gutumbira Imana, uyu mwambi warashweho, wizere ko Imana yo mu ijuru ihagurukiye kuza kugukiza, wizere ko Imana ihagurukiye kuza kukubohora. Niba wizeye ko Imana igukiza, Imana iragukiza. Niba wizeye ko Imana igutura umutwaro, iragutura umutwaro. Niba wizeye ko Imana ihindura amateka yawe, Imana irayahindura. Niba wizeye ko Imana yaguha ubuzima, Imana iraguha ubuzima. Niba wizeye ko Imana yo mu ijuru yagutuza hagutse, iragutuza hagutse. Ariko niba utabyizera, ntabyo uri bubone. Kuva uyu munsi mwakira imbaraga yo kwizera. Yesu ashimwe cyane. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Yesu ashimwe cyane. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kwizera niko kwatumye kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akaba mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe. Yesu ashimwe cyane. Kwizera niko kwatumye Nowa abaza inkuge. Mu gihe abandi benshi bari mu bihe byo kwishima, abandi bari mu bihe byo kunezerwa, abandi bari mu bihe byo kunezeza imitima yabo n'imibiri yabo, abarya bararyaga, babaga amatungo bagurisha banezerwa bishima, abandi bari mu masoko, abandi bari mu busambanyi, abandi bari mu businzi, abandi bari mu bujura. Umuntu wese yari ari mu byo akora abirimo kandi yumva ko nta kibazo afite. Ariko iri jambo ry'ubuhanuzi ntiryahwemye kuba kuri biteka, ariko ntago bigeze baryubaha, ntago bigeze baryumvira, ntago bigeze baryitaho. Yesu ashimwe cyane. Ararangurura aravuga ngo nimwihane ibyaha byanyu, nimuze mwinjire mu nkuge. Inkuge arayibaza. Nowa yabaje iyi nkuge, yari afite imyaka y'ubukure, ariko yumvira Imana abaza inkuge. Ariko icyo nshimira Imana cya mbere ni uko iyi nkuge yamukijije n'abo mu nzu ye. Iki ndagishimira Imana, iyo ubaje inkuge irabanza ikarokora wowe ubwawe kubera ko wayibaje. Iyo wizeye, kwizera kurabanza kukagukiza wowe ubwawe. Iyo wizeye, ibyo wizeye birabanza bikakubaka wowe ubwawe. Haleluya. Nubwo bitakubaka mu buryo abantu bareba, hari uburyo bikubaka muri wowe, ukabanza ugahinduka umuntu ukomejwe no kwizera ufite.
Yesu ashimwe cyane. Hari ukuntu abantu bavuga ngo niba ufite kwizera kuki Imana itaguhaye ibi, ko ufite kwizera kuki Imana itagukoreye ibi, ariko kwizera kwawe ntago bazi uruhande guherereyemo, ntago bazi kwizera kwawe uruhande kugarukamo. Niyo mpamvu bo nk'imitima yabo ifite ibyo irarikiye, ahita yumva ko icyo areba akunda, yumva ko kuba utaragihaye wari ukutizera, yumva ko kuba utarabonye inzu nziza ari ukutizera, yumva ko kuba udafite imodoka nziza ari ukutizera, kuba utari mu buzima runaka yumva ko ari ukutizera. Ariko impamvu abishyiraho umutima ni uko umutima wari ibyo urarikira, ni uko ari ibyo atumbira. Ariko nawe ufite ibyo wizeye, dufite ibyo twizeye, ari byo bituma tubana n'Imana iteka, ari byo bituma dufata ibi bihe byo kuba imbere yanyu tugahora duhamya ubwiza bw'Imana, tubahamiriza ko mukwiye kugira kwizera. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahereza umugisha, Imana ibagirire neza. Mwambara imbaraga yo kwizera, mwambara imbaraga yo kunesha ikibi, mukineshesha icyiza, muhindura imyizerere, kuko kwizera niko kuzatuma Imana igira ikirema gishya. Kwizera niko kwatumye Aburahamu haguruka iwabo ajya mu gihugu Imana imujyana amatazi, bituma aba umusuhuke muri icyo gihugu, ajya kuba mu mahema asize amazu yuzuye, ajya kuba muri ubwo buzima. Ariko Imana yari ifite umugambi ku buzima bwe, iramubwira ngo haguruka ugende ushorere, ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Aragenda, Imana imugirira neza, ariko akomeza kwizera. Tuzi intambara nyinshi za Aburahamu, ariko akomezwa no kwizera. Ariko Imana isohoza icyo yasezeranye nawe, kandi isohoza icyo yavuganye nawe cyose. Yesu ashimwe cyane. Akira imbaraga zo kwizera mu kibazo urimo, mu kigeragezo urimo, akira imbaraga zo kwizera mu buzima urimo, akira imbaraga zo kwizera mu ruhande uhagazemo, akira imbaraga zo kwizera. Imana nyiri ibihe byose ishingira ku kwizera. Abadafite kwizera ntibabasha kunezeza Imana. Imana irashaka kwishima ku bwacu. Tangira wige kunezeza Imana. Mbese ni iki wakora cyanezeza Imana? Ni iki wavuga cyanezeza Imana? Ni uruhe ruhande wahagararamo rwanezeza Imana? Ariko tangira wizere, n'iryo rembo rya mbere rituma Imana ihagurukira kubana nawe. Mbere na mbere ubanza gukurikirana kumva ijambo ry'Imana, ugakunda gusoma ijambo ry'Imana, ugakunda kuba hafi y'umuntu uvuga ijambo ry'Imana. Iryo jambo iteka rigira ibyo rigenda ritsikamira mu mutima wawe, rigira izindi mbaraga ryirukana. Izo mbaraga iyo zimaze guteshwa agaciro n'ijambo ry'Imana, hari indi mbaraga ya Mwuka Wera yinjira ikazana kwizera. Ko kwizera iyo gutangiye kuza mu mutima, hari bitangira kuremwa. Yesu ashimwe cyane. Navuga ko bitangiye kuremwa kuko ari bwo utangira kubibona, ariko Imana ntitangira gukora kuko wizeye, ahubwo Imana iba ifite ibyo yakoze, ahubwo utangira kubibona kubera ko wizeye. Kuko nibwo ubuhumyi butangira kukuva ku maso cyangwa ku mutima cyangwa ku bwonko, ugatangira kubibona. Ariko si uko Imana iba yize kurema ako kanya, ahubwo Imana yararemye. Ahubwo tuvuga ko biremwe nonaha kuko aribwo tubibonye, kuko aribwo imitima yacu ifungukiye kubyakira no kubimenya. Niyo mpamvu dutangira kuvuga ngo ibiremye nonaha. Yesu ashimwe cyane. Uretse ko ifite ububasha bwo kubirema nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo biremwe nonaha, ifite ubushobozi bwo kubirema, ifite ijambo rirema, ifite ijambo rishyiraho, ifite ijambo ryubaka, ifite ijambo rikora. Ibihe byose ijambo ryayo ni ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ni urufunguzo, ijambo ry'Imana rirahindura. Twabaye mu buzima bwinshi bunyuranye bwo mu isi, ntago twizeraga ko Imana ishobora byose. Twizeraga ko Imana yaremye umuntu, ariko imbaraga zayo ariho zagarukiye. Ariko kubwo gukunda ijambo ry'Imana no kuba hafi y'abavuga ijambo ry'Imana, byaduteye kwizera. Kwizera kutuzanira ko Imana ihari kandi ikora. Kwizera kutuzanira guhumuka amaso. Tumaze gufunguka amaso, dutangira kugira impano z'umwuka zituzaho. Hatangira kubaho kwihishurirwa, hatangira kubaho kwerekwa, hatangira kubaho gusobanukirwa. Impano z'Imana zigenda zinjira mu bantu benshi. Umwuka Wera atangira gukora. Tumenya ko tutaraba umubiri, tumenya ko abahamagawe n'Imana cyangwa abashakwa n'Imana batabonetse ku bushake bw'umugore cyangwa bw'umugabo, ahubwo abo ngabo babyawe n'Imana.
Haleluya, haleluya. Nawe uri mu mugambi w'Imana, uri mu isezerano ry'Imana. Imana igufiteho umugambi. Aya masaha hari ikigambiriye kugukorera, hari ikigambiriye kukugirira. Ni ukuri kose nubwo ubona bikomeye, ariko hari icyo Imana igambiriye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Kino gitondo turi kumwe mu ijambo ry'Imana. Turaza gufatanya gusenga Imana. Hari ibintu byinshi tugomba gusengera, hari ubuzima tugomba gusengera, hari imibereho tugomba gusengera, ariko byose byubakiye ku ijambo ry'Imana, tukambara imbaraga yitwa kwizera. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 26. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo waho uravuga ngo Isaka asezera mu bihugu by'Abafilisitiya. Isaka asezera mu bihugu by'Abafilisitiya. Murongo waho wa mbere uravuga ngo indi nzara itera muri icyo gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki, aramubonekera aramubwira ati mumbabarire, kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka abonekera Aburahamu ati ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibi bihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije byose, nibyo namwihanangirije n'ibyo namutegetse, n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze. Isaka atura i Gerari. Abantu baho bamubaza iby'umugore we. Arabasubiza ati ni mushiki wanjye, kuko yatinye kuvuga ati ni umugore wanjye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mwami Uwiteka atugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru iturwanirire, kandi Imana idutabare, Imana idukomereze amaboko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Indi nzara itera muri icyo gihugu itari nk'iyateraga mbere Aburahamu akiriho. Inzara imaze gutera, Isaka arahaguruka ava muri icyo gihugu, arasuhuka aragenda. Yesu ashimwe cyane. Amaze gusuhuka ajya i Gerari kwa Abimeleki. Agezeyo agenda nk'umusuhuke, ariko ageze muri icyo gihugu Imana iramwitamururira, Imana iramwiyereka, imwerekera mu gihugu cy'ubusuhuke. Imana imaze kumwitamururira, Imana imaze kumwiyereka, Imana imaze kuvugana nawe, imubwira amagambo akomeye cyane. Iramubwira ngo mwana wanjye, nzabana nawe, nzakugirira neza. Kino gihugu ureba nzakiguha wowe n'urubyaro rwawe n'abazagukomokaho. Iki gihugu mureba nzakibaha, nzabagira umugisha, nzabagirira neza, kubera ko so Aburahamu akiriho yanyumviraga, yaranyubahaga, yubahaga ijambo ryanjye, yizeraga ijambo ryanjye, yakundaga ijambo ryanjye, amategeko yanjye yarayitonderaga. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma nzaguha umugisha, nicyo gituma nzakugirira neza, nicyo gitumye ngutabara, nicyo gitumye nguha bino bihugu, nicyo gitumye mbaha ubuzima. Urubyaro rwawe nzarugwiza, ruzahwana n'inyenyeri zo mu ijuru, nzakugirira neza. Haleluya, haleluya. Ariko intebe y'ibyo nzagukorera byose iturutse kuri so Aburahamu, kubera ko akiriho atarapfa. Yaranyubahaga, yarankundaga, yatanze ibihe bye ku bwanjye.
haleluya, haleluya, haleluya. Hari icyo nibuka kuri Aburahamu gituma Isaka amuha umugisha. Hari icyo Imana ikwiye kukwibukaho bigatuma urubyaro rwawe rugira umugisha. Hari icyo ukwiye gukora mu gihe cya kugira ngo ushyire umurage mwiza imbere y'umuryango wawe. Hari icyo ukwiye gukora ukiriho kugira ngo wakire umugisha. Haleluya, haleluya. Hari icyo ugomba gukora ukiriho kugira ngo Imana yagure imbago zawe. Hari ibyo ugomba gukora ukiriho kugira ngo Imana yo mu ijuru igire isezerano ishyira ku rubyaro rwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Wowe ni ibiki uri gukora byahesha umugisha abana wabyaye? Ni ibiki uri gukora uyu munsi byatuma utura muri iki gihugu, byatuma ukigiriramo umugisha? Ni iki uri gukora cyatuma Imana iguha iyi misozi? Ni iki cyatuma Imana yagura imbago zawe? Ni iki cyatuma Imana ikwitaho? Ni iki uri gukora cyatuma Imana ikureba n'amaso y'imbabazi? Yesu ashimwe cyane. Ariko se ufite kwizera? Abafite kwizera nibo bakora mwene iyo mirimo. Abafite kwizera nibo bafite uko kwihangana. Haleluya, haleluya. Imana ikugirire neza, ariko ikigukwiriye nuko kwiye kwakira imbaraga zo guhinduka, kwiye kwakira imbaraga zigukomeza, kwiye kwakira imbaraga zo kwizera. Imana yacu ikakugirira neza, Imana yacu ikakwitaho, Imana yacu ikakurwanirira, Imana yacu ikita ku rubyaro rwawe, Imana yacu ikita ku buzima bwawe, Imana yacu ikita ku mibereho yawe. Haleluya. Jambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yatumenye itaraturema, yamenye imyizerere tuzagira, yamenye imyitwarire tuzagira, yamenye amagambo tuzavuga, yamenye ubuzima tuzanyuramo. Ariko Imana yo mu ijuru itegereje kuhinduka, tegereje kukugirira neza, tegereje kukwitamururira, tegereje kukwereka kugira neza kwayo. Akira ukuboko kw'Imana, akira imbaraga z'Imana zinjirira mu bihe byo kwizera, zinjirira mu bihe byo gusenga, zinjirira mu bihe byo kwizera, zinjirira mu bihe byo gusobanukirwa, zinjirira mu bihe byo gucukumbura ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Yesu ashimwe cyane. Imana yinjira muri Isaka, Mwuka w'Imana mubaho cyane. Baramubaza bati, Isaka, uriya ni umugore wawe? Arangije arahakana, aravuga ngo si uwanjye. Haleluya, haleluya. Maze guhakana, hari ibintu Imana igishingiraho iyo ugize intege nkeya, hari ibintu Imana igishingiraho iyo utenebutse, hari ibintu Imana igishingiraho iyo usubiye inyuma, hari ibintu Imana igishingiraho iyo usubijwe inyuma n'ibihe n'ubuzima, hari ibintu Imana igishingiraho. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu Imana ijya yubakiraho. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana itugirire neza. Wowe ni iki Imana yakubakiraho muri iki gihe? Muri ubu buzima ni iki Imana yakubakiraho? Muri imibereho ni iki Imana yakubakiraho? Ni iki Imana yashingiraho? Kwizera kwawe kuri ku kihe gipimo? Tangira wizere, tangira uhanga amaso Imana. Hari byinshi wavuga byaca intege, byagusubiza inyuma, byagukura mu mwanya, ariko Imana igira icyo yibuka, Imana igira ikirema, igira icyo ikora, igira icyo yubakiraho. Nuko ibihe byawe bigomba kuba ari ibihe byo kwizera. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mwambara imbaraga zo kwizera, nibwo muzanesha rwose, nibwo muzasohoka mwishimye, nibwo muzahagarara ku musozi muvuga muti, Mwami, Mwami, wabanye natwe, watugiriye neza. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ni ibiki byaguciye intege muri iyi minsi itambutse? Ni ibiki byatumye ucika intege nka Isaka, ukavuga ibitagukwiriye, iby'ukuri ukavuga ko atari ukuri, iby'umucyo ukavuga ko atari umucyo, imirimo yawe igahakana kugira neza kw'Imana, imbuto zawe zikagaragaza kutubaha Imana? Ni hehe wasitaye? Ni hehe waguye? Ni hehe wasubiriye inyuma? Biragukwiye ko wambara imbaraga zo kwizera. Imana iguha umugisha, Imana ikugiriye neza. Wowe wemeye kugaruka, ngwino dufatanye gusenga Imana, ngwino Imana ikugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Satani gutega umutego wita mutoya, ariko akakunyaga ibintu byinshi. Kandi umujura iyo yinjiye mu nzu, ajya mu cyumba kirimo ibintu bifite umumaro, akaba ari byo asahura. Ntabwo ajya mu nzu ngo afate utuntu tudafite umumaro, ntabwo ajya mu nzu ngo ajye kwicaramo, yinjiramo umunota umwe akibamo ibintu biremereye bihenze utazongera kubona.
Yesu ashimwe cyane. Niko natwe iyo dutentebutse muri iyi nzira y'agakiza k'Imana, muri iyi nzira y'ijambo ry'Imana, muri ubu buryo bwo gusenga, iyo dutentebutse niko Satani ijya igira iby'inyaga, niko igira iby'isahura. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ongera uzamure ibyiringiro, ongera uzamure kwizera kwawe, ongera uzamure gusenga, ongera uzamure, ongera uzamure, ongera uzamure. Waciwe intege n'ibihe, waciwe intege n'abantu, waciwe intege n'ibyo ubona, waciwe intege n'ibyo wumva, waciwe intege n'uburwayi, waciwe intege n'ibigeragezo bitandukanye, waciwe intege n'ubuzima ubamo, ariko ongera uzamure kwizera. Niba hari igihe wigeze kwizera, Imana igira icyo yubakiraho, Imana igira icyo ifatiraho, Imana igira icyo iremeraho. Mu izina rya Yesu Kristo wongere ugaragara imbere y'Imana. Imana yongere iganire n'ubugingo bwawe, yongere iganire n'umutima wawe, yongere ikwigishe gukora iby'imbaraga, yongere ikwigishe guhagarara udatsinzwe. Imana yongere kukumurikira, yongere kurabagirana. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru kandi rihabwe icyubahiro. Imana iguha umugisha, wowe wongeye kwakira imbaraga, wongeye kwizera, wongeye gutumbira, wongeye guhanga amaso Imana. Imana itugirire neza cyane. Hari imirimo myinshi ijya igaragara muri twe ituma Imana itatwishimira, ituma Imana iba kure yacu, ituma Imana iduhunga, nuko tutitandukanya n'ibidafite umumaro. Amagambo yamanjwe ntave mu kanwa kanyu. Imirimo yose idatunganye ituma ubwiza bw'Imana bujya kure, ariko ni igihe cyo kugarukira Imana, ni igihe cyo guhanga amaso Imana, ni igihe cyo kuyitumbira. Iyo twinjiye mu ijambo ry'Imana riduha kwezwa, rikadukiza, rikadukuraho umwanda wose, iyo tugeze imbere tuhasanga ibindi byiza, tuhasanga ibindi byinshi, kandi Imana iduteguriye. Imana itugirire neza cyane kandi Imana itwiteho, itugarukeho, itugirire imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Ni hehe wazimiriye? Ni hehe watakarije ibyo kwizera? Ni iki cyagusubije inyuma? Ni iki cyatumye utentebuka? Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ibyo byose ni umugambi wa Satani. Ibihe byose iyo turiho tunezeza Imana, dufite kwizera, Satani ntago bimunyura, ntago bimunezeza, ntago bimubera ibyishimo, bimubera agahinda, bimubera umuborogo. Niyo mpamvu ibihe byose ahora atega imitego, ahora ashakisha ikintu cyatuma usubizwa inyuma. Yesu ashimwe cyane. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwiteho. Reka dusenga Imana. Wowe wemeye kongera gucishwa bugufi n'ijambo ry'Imana, ukongera kwizera, Imana ikugirire neza. Reka dusenga Imana. Rambura ibiganza byawe. Imana ikwiteho mu ruhande uhagazemo. Ushobora kuba urwaye utabishobora, ushobora kuba ufite ibindi urimo bituma utabasha kuzamura ibiganza, ariko zamura kwizera mu mutima. Imana yo mu ijuru ikugarukeho, Imana yo mu ijuru yongere yubake, Imana yo mu ijuru yongere ireme, Imana yo mu ijuru yongere ikora ibitangaza, igushyire ku musozi wagutse, igukure mu buzima bw'imfundanwa, igukure mu buzima bwo kubaho ufite ipfunwe, ikuvane mu bibazo epfiriya. Imana igushyire ahagutse, igushyire ku musozi mwiza w'umugisha, Imana igushyire mu buzima bwiza bw'umugisha. Imana igarure ibihe byawe. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye Mwami kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kubw'ibitangaza, tugushimiye ko uri Imana, kandi ijambo ryawe ni ijambo rikiza, ni ijambo ribohora. Reka ryongere kuzanira bene data kwizera. Hari abaciwe intege n'ibihe n'ubuzima, hari abaciwe intege n'uburwayi, hari abaciwe intege n'ibitero by'abadayimoni, hari abaciwe intege n'abandi bantu, hari abasubijwe inyuma na byinshi biriho muri iyi minsi by'amayobera. Nyemerera Uwiteka Imana yacu, wongere kugaruka ku bwoko bwawe, abajana abagaragu bambikwa imbaraga, basubizwemo kwizera, bizere kuri Imana ikora ibitangaza, nibakira imbaraga yo kwizera kuri Imana irema, uri Imana ikiza, uri Imana ibohora, uri Imana ikora, uri Imana ikomeye, uri Imana ihindura amateka. Izina ryawe Data nirihabwa icyubahiro. Urakoze Mana, ndagushimiye kongeye kwegera ubwoko bwawe, wongeye kwegera imitima y'ubwoko bwawe. Urakoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha. Ijambo akaza akaduhindura, agatsinda imbaraga zidutera gukora ibyaha, agatsinda imbaraga zitera abantu gukora ibitabakwiriye, hanyuma umuntu akabasha guhinduka, agakora ibyo Imana ishaka,
kubw'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha rero, mbifurije umunsi mwiza, mbifurije ibihe byiza, mbifurije guhirwa mu byo mugerageza gukora byose, mbifurije kubana n'ijambo ry'Imana iteka ryose, mbifurije kubibira mu ijambo ry'Imana, kuba mu ijambo ry'Imana, ndetse no kuzasazira mu ijambo ry'Imana, mukazaba mu iherezo ry'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mwinshi. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana turiganireho. Ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cy'Abaheburayo, igice cya 11, turahera ku murongo waho wa mbere. Kwizera, umutwe w'ijambo uravuga ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Yesu ashimwe cyane. Ibyo twakora byose muri ubu buzima, ibidukwiriye byose dukwiye gukora, ariko byose byubakira ku kwizera. Kuko kwizera ni ukwizera ibyo utareba ko bizaba kandi ukabyizera. Ndahamya neza ko ikinyejana turimo cy'uyu munsi, imbere yacyo hari ibindi binyejana byinshi byabayeho mbere y'uko twe tubaho, ariko twubakira iteka ku ijambo twasanze, ku buhanuzi twasanze, ku by'umwuka twasanze, hanyuma bidutera kwizera kutuzanira umwuka wera. Mwuka wera araduhindura, mwuka wera aradukomeza, mwuka wera twemeza gusiga ibyo twari turimo byinshi